arambwira yari afite mukuru we avuga ati mukuru wanjye afite mariage ariko nifuza ko nge twabana umwaka utaha twapanga mariage nidakunda nta bushobozi twajya mu rukiko cyangwa tukakora igituma ababyeyi wenda bishimiye ibindi tukazabikora nyuma tukabana. Ndavuga ati nta kibazo. Ati rero ko mariage ya mukuru wanjye niyo imbogamiye kandi sinashaka mbere ye. Reka ivemo mu kwa 11 umwaka utaha natwe dupange projet yacu yo kubana. Gera numvishe nezerewe numva imyaka yose nirinze ntakundana. Yego. Ntago nzi ibintu bya boyfriend n'ibihyoya. Nge nari nkijijwe. Numva ndasubijwe. Aramagara ati sherura hari tiyego ngwino. Ndaza nsanga yaguze flat nini, televiziyo nayo ngiye. Mu by'ukuri icyo gihe ubona ko umuntu ari kumwe ari serious, ari mu myiteguro. Ubwo iki tubangamiye n'ubukwe bwa mukuru we. Twarategereje ubwo urumva muri ayo mezi tugejeje ubwo bwa mukuru we nge natangiye kumva ko ari serious. Noneho umva kuntegesha ibyo bintu yanyeretse mbona ko koko afite gahunda. Tangira kumbwata ariko se kuko ko tukundana ko nakweretse ko mfite gahunda niki cyatuma uguma kunyilimita. Ngisha inama nayo ifite mu mama inshuti yanjye ariko we yari yarashatse imbere yanjye. Ndamukase ko mfite umusore gutya dukundana kumbwiye tugiye kubana. Ambwira gutya uwo mama ngira inama gusa nuko numva karimbi yego kuko byangizeho ingaruka. Arambwira ati we nta mpamvu yo kwanga, nta mpamvu yo kwanga kuko mugiye kubana n'ubundi azaba umugabo wawe. Nuko naje kumusura n'ibisanzwe nawe aranyinginga nanjye ngendera kuri ya nama wa mama yamaye. Biraba nyuma yaho ubwo urumva ko twarabonanye turaryamana muri uko kwezi. Ubukwe bwa mukuru we buraba muri uko kwezi urumva kwa 12 numva ndatwite. Numvishe ntwite oya ntago nicujije ko numvaga ko umuntu turi kumwe dufitanye gahunda. Yego ntago nicujije pe n'ubu ngubu ntago nicujije kumukunda no kubyarana nawe. Yego hashize iminsi aramamagara nk'itatu ati garuka mu Rwanda gushaka. Kandi batureka nkubwire Claudine njyewe ndacyashakisha ubuzima na mu by'ukuri ndumva ntabwo ndi tayari kuko mfite famille yanjye afite famille yifashije bamwe baba hanze. Ati ro bagiye kunjyana muri Canada. Yego twarapanze za gahunda zose ese mbya ati ngiye kujya muri Canada. Ese Canada byaje gute ibyo ngibyo basohoka barambura basipa ngo babona ndenga kaburimbo ndiruka cyane kujya bangezeho nurira moto ngenda. Umutima ntago wari hamwe na gato. Numvishe ubwoba ni ibintu ntazi numvaga ndi bupfe. Nambwiye ati uvi inkuru yanjye. Nikaze mu kiganiro inkuru yanjye, nikaze by'umwihariko kuri wowe ubana natwe umunsi ku munsi. Hari benshi badukurikira bari hanze y'u Rwanda, yambo abari mu Rwanda namwe ndabasuje. Bimeze bite? Dukomeze urugendo rwo kubaka by'umwihariko umuryango wacu, umuryango nyarwanda. Ariko nubwo utabanyarwanda birashobora kuri umurundi uza hano tukaganira, ura munyamulenge wibera Kongo uza tukaganira kuko abanyamulenge uyu munsi b'abanyarwanda babaze kuba abanyarwanda cyane ko nafite n'inkomoko mu Rwanda. Birumvikana mwese ndabasuje kandi bahaye ikaze mu kiganiro inkuru yanjye. Dukomeze twibake rero, dukomeze twubake umuryango, dukomeze tukubake by'umweko ubumwe ndetse n'ikinyabupfura. Hari benshi cyane navuga ngo batigeze batozwa ikinyabupfura, batigeze bitoza ikinyabupfura, ariko tujye dufashanya tujye dufashanya. Uyu munsi uvuga uti hari icyo ngomba guhindura mu buzima bwanjye, ari bonne manière cyangwa ukwitwara neza ngomba kongera mu buzima bwanjye. So rero uyu munsi nanone reka ntandukire gatoya ngiye mu bindi. Wifuza ibikoresho byo mu nzu, wifuza ibikoresho by'umwihariko byo mu nzu nka garde-robe, salon, salle à manger, byiza kandi byiza vraiment nkurangiye muri Igasabo showroom. Hano nicaye
ni ibikoresho byiza vraiment utanaregreta. Ahantu bicara ugasanga yicaye muri salo ntabwo yishimiye iyo salo, you know, ntabwo yishimiye iyo salo bitewe nuko nyine yamuhenze ariko si nziza. Man hano hantu bagira ibikoresho byiza cyane rwose. Duhamagare kuri 0788 7 0689. Muze muduteze imbere bana, sibyo? Muze muduteze imbere. Ndi kumwe na Bahati Claudine. Claudine, tugaye ikaze mu kiganiro inkuru yanjye. Murakoze Gerard. Umeze neza? Meze neza cyane. Namahoro? Ndabona umeze neza kabisa. Yego. Niki kidasanzwe ushima Imana? Cyamesha Imana nuko nkiriho. Ku mukabazima. Imana ibishimirwe kandi nshima Imana no kuba ndi hano mu kiganiro inkuru yanjye ndi kumwe na Gerard Mbabazi. Nese ngo ndashima Imana ko ndi guhumeka umwuka w'abazima. Ibyo ni bizi mu barokore. Yajyaga gushima akabanza akamanika kuko ndashima Imana ko ndi guhumeka umwuka w'abazima. Nibwo bwa mbere byumvise mu buzima bwanjye. Byumvira mu barokore. Wabaye mu barokore Claudine? Cyane imyaka myinshi. Nabaye n'umuririmbyi. Mu barokore? Yego. Muri tori mu ADPR? Oya, protesta bisanzwe atari protesta basanzwe. Yego. Warakizwaga rwose kumva ko ukirijwe? Cyane. Kutambutse kumva umwana w'Imana? Yego. Yego. Nzamurijwe igihe ngo zamurijwe Claudine. Yego. Waragendaga kumva ko uri umwana w'Imana koko? Cyane. Uburyo nirindaga ikintu nakumva gishobora kuba ngo cyangwisha cyangwa n'umuntu ushobora kungwisha, numvaga ndi mu gakiza cyane. Yego. Uyu munsi se? N'uyu munsi ndasenga. Uracyakijwe mbere se? Hari ni ukuvuga ngo ndakishijwe ariko sinyukora nk'umurimo nakoraga mu rusengero kuririmba bitewe n'ubuzima. Yego, ariko ndasenga. Ariko hari igihe n'umuntu agwa da? Naraguye. Kandi ngewe ukuntu nubaha Imana n'umurimo w'Imana, hari iyo waguye hari indi ntambwe usaba kongera gutera kugira ngo wongere usubire kuri ya level wari uriho mu gakiza. Yego. Twebwe muri Kiliziya Gatolika babyita ngo kugarukira Imana. Yego, kugarukira Imana. Sinjye cyane mu Katolika ra? Nabo ndabakunda, nabayeho. Nawe wabaye mu Katolika? Nawe no kuzashaka uburyo ngarukira Imana wa mugani. Yego. Nese mbwira, urumva muri ubwo buzima bwose waciyemo ufite inkuru y'ubuzima bwawe, ari nayo tugiye kuganiraho by'umwe inkuru y'urukundo, sibyo? Claudine, dutangireho kagira Imana we. Kumenya no kugwa nabyo birimo. Yego, birimo nabyo. Okay, dutangire heza. Turatangira kugakiza kanjye nkikijijwe kugeza igihe naguye. Kuko se waraguye? Yego. Ntungushe niba waraguye? Oya, nakugushe. Yego. Nuko warukijijwe mbere. Tubwire duhido nido tujye ku rukundo byose. Ijambo mbese ni ryawe. Yego, murakoze. Nari nkijijwe senga kuko kuva mu bwana bwanjye nakundaga Imana. N'ababyeyi banjye banyigishije gukunda Imana. Mu buzima bw'ubuto bwanjye nakuze nyine nkunda Imana kuko ababyeyi banjye bapfuye ndi muto mfite imyaka 9. Yego, Paul. Ako baranyije gusenga. Nabayeho nyine numva ko nta bundi buzima nabamo ntasenga. Rero urumva kuva ufite imyaka 9 twari imfubyi twirera turi abana. Numvaga ko nta bundi buzima nabamo ntasenga. Kuhera primaire secondaire nayize nkijijwe. Senga kurangiza amashuri 6 yisumbuye, ariko kubera ubuzima bw'ubupfubyi naje kujya hanze mu buzima busanzwe gushaka akazi. Imana iramfasha ndakabona bigenda neza. Yego. Ariko kubera ubwo buzima twabagamo bw'ubupfubyi n'abavandimwe banjye nge nari mutoya, ubu ari bakuru. Noneho kuno usanga buri muvandimwe wese ashaka ubuzima bwe hirya no hino, buri wese ashaka amaronko. Twagiye dutatana. Uko dutatana twari dufite mu rugo aho ababyeyi badusigiye. Hari igihe mu muryango mu bavandimwe haburamo kumvikana, twaje kugurisha iwacu. Tugurisha iwacu mva nari muto nkirangiza segonderi. Nawe nari mfite ushaka kuntekerereza. Urumva nabonaga wenda ushaka
kuntekerereza akavuga ati ni muto nabo ubwabo ariko sinabarenganya bwari ubuzima. Icyo gihe natangiye ubuzima urumva bwo kwibana, uko buri wese yafashe umugabane we yahise afata ubuzima bwe. Yego nangira kwibana, shingamo aka business kantine, urumva narasengaga ndakora, ariko muri icyo gihe numvaga nyine ngejeje imyaka yo gushobora kuba nakundana, kuko mu buzima bwanjye bw'ubukristo najyaga mvuga ko nzakora ubukwe. Naririnze bishoboka kugeza segonderi. Ndavuga ngo ndangije segonderi ni amahirwe nabonaga mfite yo kwiga kaminuza, kandi nabonaga ndi mu buzima bwanjye nyine. Muri segonderi niho utubwira ko wirinze icyitwa umusore? Yego rwose. Arabana mwiganaga se wabonaga ku cyitwa umusore bari bakaze cyane ku ishuri, ku buryo wabonaga ko ibishuko rwose bihari? Yego ku ishuri rwose bari bahari. N'ubu bujya bajya bambaza ati Claudine bitete ariko byage uracyakijijwe kuko ukuntu bari banzi. Yego nuko ndangije kwiga, urumva nagiye kwibana nangira ubwo buzima, nibwo naje kumenyana n'umusore. Twabaye inshuti kuri Facebook, ducata igihe turamenyana. Ubwo ni mwaka gitubwa n'imyaka? Hari muri 2012. Yego nibwo nari ndangije kwiga mfite akazi. Hari 2013 sorry, ko 2012 nari mfite akazi nkakora umwaka, nzikaza guhagarara aribwo batwagurishaga mu rugo tujya mu buzima busanzwe. Ndavuga ati noneho ndumva nakwikorera. Nibwo namenyanye nawe, turacata turaganira turamenyana, ariko nukuri muri ubwo buzima bwose umva nari umurokore cyane. Yego nta bintu by'ubucakura bwo hanze narinzi, kuko nirindaga n'inshuti yo hanze. Yego inshuti y'umuhungu n'inshuti y'umukobwa ishaka kunjyana mu bishuko. Icyo gihe nafite mukuru wanjye wigaga kaminuza, yajyaga ambwira ati murumuna wanjye ukuntu ukishijwe ukunda Imana, ntabwo nifuza ko ari umusore uzagushuka. Ati ndashaka akanjyana nk'ahantu basohokera, ati dore ukuntu basohoka, akangurira fanta, akangurira icyo kurya. Ati nazagira umusore ugushuka ngo agusohokane, ngo gushicisha ibintu, kuko yari azi ubuzima bwacu. Nkamubwira ati nta muntu uzanshuka. Nuko tumaze rero urumva gutandukana, buri wese abukwe, natangiye kwitekerereza njyewe ubwanjye, njyewe njyenyine. Uwo musore turamenyana, yari akuze kundusha, kuko yari yarangije kwiga, afite akazi ndetse n'akazi keza, ariko ibyo nabimenye nyuma. Twaraganiriye ko umuntu mwibwirana akakubwira imyaka ye nawe yawe, kumva ko ari umuntu mukuru. Numvaga ko ubwanjye ko ashobora ko nk'umuntu mukuru hari icyo ashaka kundusha no mu nama no mu buzima. Turamenyana, turahura, turabonana, turishimirana, ariko mu by'ukuri njyewe wenda se ko nta n'inzu ucakura bw'abasore, nabonaga mu by'ukuri mu minsi twagiye tumarana nabonaga nkunda, nanjye ndamukunda. Twakundanye amezi 7. Amezi 7? Umusore ukuze. Yego ukuze. Ndamuga ati ngenda kishijwe, yari umukatolike, ngenda kishijwe, ndirimba mu rusengero, ntago njya mu byaha. Mfite intego yo kuzagira urugo, kuko njye ndi imfubyi, nta wundi muryango mfite, nifuza kugira umuryango. Aranyumva, ambera inshuti nziza pe muri ayo mezi twamenyanye. Aragukunda ko? Yego arankunda pe Jera. Yanyeretse urukundo nukuri, kandi nubwo nari umwana kuri we, nabonaga ko abinyubahira. Ntekeza ko yari nko muri 30 kuzamura, njye ndi muri 21 n'ibiri. Yakushaga mu 10 gutyo? Yego yandushaga imyaka myinshi. Yari afite ubwo muri uko gukundana, urumva umusore ashaka kuvuga ati tuzakundana gutya kuko nihangane. Tutarajya muri ako kanya, watubwiye ko yagukunze cyane. Yego. Ni gute yagukunze ukabona ko yagukunze koko? Ni uduke yagukoreraga? Muri bike yankoreraga ntago yigeze ikintu cyanyetse ka nkunda. Hari uburyo umusore wenda gucisha ibintu akakwereka ibintu byira bishaka kurarura, ntabyo yanyerekaga. Ikintu cyanyetse ka nkunze nuko yajyaga anyereka inshuti ze,
nk'abantu bakurana abasore bakuru akakwereka avuga ati n'umukunzi wanjye. Ibyo bintu byanyerekaga ko ankunda, nibyo natekereje ko ankunda kuko nzi ko akampresenta kandi nari nzi we najyaga iwe tugahurira inshuti ze zaza nkabona ko atanyishisha. Wajyaga iwe? Yego. Ntihagire ikiba? Ntacyo rwose. Yego. Ku buryo rwose twaraganiraga rwose. Yego. Akicara no kwicara. Yego rwose. Cyari byiza. Byari byiza, numva ko nshubijwe. Yego. Mubwira ubuzima bwanjye bw'upfubyi, mubwira ko njye nkeneye umuryango mwiza, mbese nkeneye gutera imbere. Sinifuza kuzababara ngo nibone mu buzima mbese maze igihe navukiyemo nakuriyemo. Aranyumva, twaje kugera mu mezi yo mu kwa 10, yego umwaka simwibuka neza. Arambwira yari afite mukuru we, avuga ati mukuru wanjye afite mariage, ariko nifuza ko nge twabana umwaka utaha, twapanga mariage, nidakunda nta bushobozi twajya mu rukiko cyangwa tukakora igituma ababyeyi wenda bishimiye, ibindi tukazabikora nyuma tukabana. Ndavuga ati nta kibazo. Ati rero ko mariage ya mukuru wanjye niyo imbogamiye kandi sinashaka mbere ye. Reka ivemo mu kwa 11 umwaka utaha natwe dupange projet yacu yo kubana. Ndabyumva pe. Yego. Gera numvishe nezerewe, numva imyaka yose nirinze ntakundana. Yego. Ntago nzi ibintu bya boyfriend n'ibyoya. Nge nari nkishijwe. Numva ndasubijwe. Gusa naratuje bakuranje kwa nyambwa ko umusore mukundana ubu nta kubeshya kutamutwereka. Avuga bafite akazi kenshi. Ndatuza ndategereza Gera. Yagiraga mu nzu umukeka mwiza. Ariko yarambwiye yaguze intebe. Aramamagara nziza. Arambwira ati sheri ngwino ndagushaka. Mageze ambwa de surprise ndikwe ko ndi cyasinde namaze kugura intebe. Arambwira ati kitamumva nari nziwe narageraga dore kitanda ndagifite cyo ntago twizirwa tugura ikindi cyari kinini ari cyiza pe gihagije. Hashira iminsi aramagara ati sheri urahari yego ngwino. Ndaza nsanga yaguze flat nini, televiziyo nayo ngiye. Mu by'ukuri icyo gihe ubona ko umuntu ari kumwe ari serious, ari mu myiteguro. Ubwo iki tubangamiye n'ubukwe bwa mukuru we. Twarategereje, ubwo urumva muri ayo mezi tegereje ubukwe bwa mukuru we, njye natangiye kumva ko ari serious. None umva kuntegesha ibyo bintu yanyeretse, mbona ko koko afite gahunda. Tangira kumbwira ati ariko se kuko ko tukundana, ko nakweretse ko mfite gahunda, niki cyatuma uguma kunyilimita. Ngisha inama nari mfite mu mama inshuti yanjye ko we yari yarashatse imbere yanjye. Ndamukase ko mfite umusore gutya dukundana kumbwira tugiye kubana. Ambwira gutya uwo mama ngira inama, gusa nubu numva karimbi. Yego kuko byangize ingaruka. Arambwira ati we nta mpamvu yo kwanga, nta mpamvu yo kwanga kuko mugiye kubana, n'undi azaba umugabo wawe. Nuko naje kumusura n'ibisanzwe, nawe aranyinginga, nanjye ngendera kuri ya nama wa mama yamaye. Biraba nyuma yaho ubwo urumva ko twarabonanye, turaryamana muri uko kwezi. Ubukwe bwa mukuru we buraba muri uko kwezi, urumva kwa 12 numva ndatwite. Numvishe ntwite. Hoya ntago nicujije ko numvaga ko umuntu turi kumwe dufitanye gahunda. Yego ntago nicujije pe. N'ubu ngubu ntago nicujije kumukunda no kubyarana nawe. Yego. Icyo gihe naje kumubwira ati rero nk'umukunzi wanjye, umuntu ugiye kuba umutware, ati narasamye. Yahise ahinduka ati ndabyemera, sinanahakana pe kindari yanjye rwose, naba nkubekeye ko ari ahandi hantu waciye, ariko mu by'ukuri reka bitekerezeho. Ndataha, hashize iminsi aramamagara nk'itatu ati garuka mu rugo ndagushaka. Arambwira ati reka nkubwire Claudine, njyewe ndacyashakisha ubuzima,
mu by'ukuri ndumva ntabwo ndi tayari kuko mfite famiye yanjye, afite famiye yifashije bamwe baba hanze, ati rero bagiye kunjyana muri Canada. Yego, twarapanze za gahunda zose, yahise ambwira ati ngiye kujya muri Canada. Ese Canada byaje gute ibyo ngibyo? Ati byaje gute? Ati nanjye niko bambwiye ko ubuzima bwanjye mfite sharije nyinshi mu by'ukuri, bari imfubyi nawe afite bashiki be babiri, we n'abashiki be babiri, nawe ubuzima bwe ari bwo ubuzima bwabo bushingiye kuri we, biga kaminuza ari we ubishyurira, bafite na nyogokuru wabo mu cyaro ari we nawe areba. Arambwira ati mfite inshingano nyinshi, famiye yarebye ribona nta bundi buryo najya hanze nkajya kwiga. Yego, mufite ubukwe mu kwa kangahe? Twari tubufite mu kwa mbere, urumva mukuru wabukoze mu kwa 11, twebwe numva hagomba gucamo nk'amezi 2 muryamana mu kwa 12. Yego, nabwo waje gusama. Yego, umwana w'umukizwa nukuri nibwo bwa mbere ubikoze. Yego, ugira gutya urasama n'ibyishimo byinshi, mwe mwaguze ibikoresho byose. Ati uramubwira ati ndatwite. Yego, arahinduka. Jera yarambwiye ati nta gahunda mfite kuko ubu nkubwira ntabwo uzongera kumbona, ngiye kugenda burundu, ngiye sinzagaruka mu Rwanda. Ati rero ndumva nta mpamvu yo kubyara, uri imfubyi, uracyari muto, kandi nanjye sinzi ko tuzongera kubonana. Ndumva inda twayikuramo. Yambwiye gutyo, numva ubwenge, numva mbaye nk'umusazi, ariko numva sinabyumvaga, nyavuga ngo hari hasigaye ukwezi kumwe kugira ngo mukore ubukwe. Yego, ntabwo numva ko ari wowe wambwira ibyo ngibyo. Yego, ntabwo nabyumva ko ari wowe. Aravuga ngo ndi serious, ngiye nkajya numva sibyo, ndataha. Arambwira ugenda ubitekerezeho, ejo uzararama igisubizo, shaka umuganga, ati nzamwishyura buri kimwe cyose, tubikure mu nzira ko ngiye kugenda. Kandi nta n'ukwezi mfite aha, nta n'iminsi mfite mu Rwanda. Mujye kuryamana ntabwo yari azi ko agiye kujya hanze? Ntabwo mbizi, icyo kintu ntacyo yari yagize abimbwira. Hoya, yabimbwiye icyo gihe, mubwiye ko ntwite gusa. Yego, nibwo yambwiye ibyo bintu. Kiraganda karanyishe ndiheba, noneho na business yanjye nari ifite nari nangiye guhomba, kuko urumva nari nkiri umwana kwitekereza business, nkubitamo ibyo bibazo ndahomba, biba ngombwa ko ngurisha n'ibikoresho byanjye, njya kubana na mama wangiriye ya nama. Yego, naho aho yajyaga nsangayo akambwira ati wafashe umwanzuro, ariko njye narabyanze, sinzakuramo inda. Gerard yaravuze ngo nimba uza ko utazayikuramo uzifashe wimenye, mbese unyibagirwe, ntuzagire icyo uzambaza mu buzima. Yego, ndavuga nta kibazo, Imana izamfasha. Njyewe yandeze kuva mfite imyaka 9 nta babyeyi, nkaba ngejeje iyi myaka, ndabishima Imana, nanjye izamfasha umwana wanjye akuri. Aratari kabona ndacyatsimbaraye, ariko aratekereza, aravuga ati icyo nzi ko reka aritekerezaho nawe azabyemera. Abonye hashize icyumweru naramuhamagara, yaranyihamagara ambwira ati ndagushaka. Ati none nshaka tubiganire neza, ntago ari bya bindi byo kuramo inda, shaka none dufate umwanzuro w'uburyo bundi twafataho ubwo tuzarera umwana. Numva ni byiza. Merci. Icyo gihe yarambwiye ati ngwino, ndaza, ngeze iwe nsanga ari wenyine, hari saa sita aje muri lunch avuye ku kazi. Ambwira ati Claudine sinkwanga, mu by'ukuri nanjye nifuza umwana, atari kureba uri imfubyi nanjye ndi imfubyi, nubwo mfite akazi ariko isaha n'isaha ntago nizeye akazi karahagarara, kandi ngiye kugenda kuko akeme ibintu nakubwiye. Ndambwira ati nicyo mamagariye, nahise ko tujye kumvikana ikindi kintu kizima twakora. Arambwira ko okay, ndaje reka nsubire ku kazi, guma hano ntutaye, hari umuntu ugiye kuza, hari umushyitsi negereje, ariko njye nsubiye ku kazi nagera aho umbwire. Ati ibindi turabisubukura mvuye ku kazi. Numva yaje muri lunch, yageze ku kazi arampamagara, arambaza ngo ese wa mushyitsi yahageze? Ndamubwira ati ntago arahagera. Hashize umwanya haza umushyitsi w'umugabo, arinjira, ndamwakira, icara muri salo. Arambwira ati Claudie bite? Numva kananze. Ni byiza.
ati bakumbwiye kanaka ni inshuti yanjye cyane twariganye narinje kumusura ariko nawe nishimiye kukumenya aca umwanya aricara nanjye ndicara nyine tureba ndumva nk'abantu bataziranye nyuma mbate ku Claudie sheri wawe yambwiye ikibazo mufitanye ariko mu by'ukuri ufite ubwoba bw'ubusa ni ibintu byihuta bidatinda ese ni ibiki ubu nyine ngo azana imiti aragenda afata bag yari afite akuramo imiti tuwe ni iki kinini uri bumwe atabwo kimwe vuba vuba turabikoresha gutya ati beta birangira ndavuga ati uje kunkuramo inda n'ibyo ushaka kunkora ndavuga ati ntabwo nabikora twarabivuganye ngo hoya ngo urabikora yaramuhamagara ko nabyanze nawe ariyizira barigisha baranyigisha ndavuga ati ntabwo bishoboka none nza kureba mbona aho hantu ndi ni mu gipangu sindi bivuze induru nta mundi butabazi ndi bubone ni babiri bafite n'imiti narabwiye ati mureke gato njye kuri toilette ntacyo ndabyemeka njye kuri toilette nzi barandika urumva yaranyizeraga mva ko ntaho najya kandi akabaza ko mukunda cyane akumva ko namwumvisha njye nasohotse ndiruka nkizwa n'amaguru bategereza ko ngaruka baraheba basohoka barambura basize igipangu bambona ndenga kaburimbo ndiruka cyane kuburyo bangezeho nurira moto ngenda mpita ntaha mbacika gutyo umutima rumeze gute wiruka icyo gihe umutima ntago wari hamwe na gato numvisha ubwoba ni ibintu ntazi ni ibintu numvaga ndi bupfe nambwe ati njya numva abakobwa bavuga ko umuntu akuyemo indapfa urashaka ko mpfa koko numvaga ndi bupfe ngewe akambwira ati yageze arambwira ati nimba wumva ushaka gupfa nge nemeye kukujyana no kwa muganga ndatanga amafaranga nushaka bance magana ngahe bigende neza nabyo ndabyanga ndigendera umunsi yaramamagaye kuri telefone arambwira ati ibukoze mu buzima bwawe unyibagirwe uzabage wifashe telefone zanjye uzisibe uzimenye mu buzima bwawe bwose jera kuva icyo gihe naragiye ndimenya koko nguma kuri uwo mama ababyeyi nyine ndira gukoroga ubuzima burancanga nawe yaribanaga nta mugabo afite mbona nta kundi mfite kubibwira abavandimwe mfite mukuru wanjye mukuru njya namushimira musabira umugisha ku Mana yambaye hafi mbimubwiye yari yubatse yaranyumvishe narananutse no kurya ntakirya arandeba ararira aramfata arambwira ati ngwino hano mu rugo tuzabana uko Imana izadushoboza icyo nzabona nicyo nawe uzarya jera hano nabayeho mu buzima bubi barabakene pe ariko yanyakiriye muri ubwo bukene bwe ku buryo ari gihe twamaraga n'iminsi 2 tutarya nkanywa amazi ntwite nuvuga kuva icyo gihe nacishagamo nimero ye nicemo nimba yaramburotse wenda nkavuga yahinduye nimero ngira aho ndaniyakira nanga kongera gucishamo nimero ye bahubwo buzima bwose hafi amezi igira amezi 4-5 tutakivugana nzi ngo yagiye no hanze ariko icyo gihe nakomeje gusenga mukuru wanjye aramfasha njyana no gusenga ndakomera ndagenda ndakomera ubwo iwacu akaba hari amafaranga abantu baguze mu rugo baradusigayemo barayaduha bayamaye rero kuko naho nabaga kwa mukuru wanjye umugabo we yari umuntu mbese utakunda nko gufasha undi muntu wundi waza kuva mu rugo yahoraga amuga ati simushaka mitamo rero mbo maze ko n'amafaranga mitamo kujya gukodesha jera nta muntu ari uko nwite nta muntu asengeraga usibye mukuru wanjye wenyine nahise ngenda mu magara umushiti wanjye ndamuga ati nta hantu wanshakira njya kuba kure cyane ambwa ati ngwino muri Gisozi agenda ashakira inzu chambrette gatonya cyane ndayishyura mbamo nta kazi umva ni narahombye nta kazi mbeshwaho n'amafaranga ubwo ni buri myenda y'umwana buri kimwe kugeza amezi 9 nari nzi ko wa muntu yagiye ko niyongeye kumfisha numvaga yagiye hanze gusa jera narasengaga nkasenga nkavuga ni Imana ntazigera agenda ntazagende ntazarenga iki gihugu nagiye kubyara nari njya kubyara nabyaye
icyo gihe urumva n'ubuzima nari ndimo n'ihungabana, nagize narwaye umuvuduko, biba ngombwa ko icyo gihe kubyara bari badesize ko ngomba no gupfa bakakiza umwana. Nari mfite umuvuduko uri hejuru cyane, nta bundi bushobozi mfite, gusa nari mfite mituweli, naraguse mituweli. Icyo gihe mbyara mbazwe, Imana iramfasha mbaho n'umwana ku buryo n'abaganga batangaye uburyo mbayeho. Abadokiteri bose kumema akazi kambwira ati koko wabayeho? Ati ndi wote nta n'icyo uzaba wowe. Uwo munsi tugira itekerezo tuse wamuhamagara, tukubahamagara nimero tukumva ko ikibaho ukibyara. Yego. Duherukana ndifite amezi 2 twuvugana. Mukuru wanjye yaramuhamagaye akoresha indi nimero icamo, yumva ari abantu benshi umuntu uri nko mu kabari gutyo, ariko icamo numva turatunguye ko yagiye Canada, iciyemo gutaritaba mva nerazo ari we. Ahita amaze ati ni kanaka, ati yego. Twajya tukubwiye Claudine yabyaye umuhungu. Ngiye ngo kingude kubahamagara ahita kupa. Turongera tumuvuga ngo tumweza message basi tubwira izina ry'umwana. Na telefone ayikuraho. Mva kubyara turamwihorera, nishura mituweli, abantu twasenganaga baramfasha kwishyura ibitaro, kuva kwa muganga. Ubwo ntangira noneho ubuzima Gera, ntabwo ni nk'inzira y'umusaraba. Nta kazi ufite, nta babyeyi, nta bavuga ngo wenda ufite umubyeyi, ufite umutantu, ufite nduramo umushira. Mukuru wanjye wari kumfasha, urumva yari afite umutware utabyemera ko mpagera. Abandi bavandimwe banjye bari bakiriho bataranashaka, n'abasore, ubundi umukobwa yari akiri umunyeshuri yiga kaminuza. Gera nibana mu nzu njyenyine, ubwo muri chambrette mbamo, ahantu batanzi, nta muntu nzi, usibye ahantu nagiye kureba urusengero ruhegere nkajya gusenga. Baranyakira abo mama muri urwo rusengero nibo bamfashije. Unzaniye ikiro cy'isukari, unzaniye umuceri nusu, nuko nabayeho iyo minsi. Ubwo muri uko kujya kubyara, amezi y'inzu nayo ajyamo, nta mafaranga mfite. Nza kurenda ndamubwira nyir'inzu nawe yambereye umugisha, Imana umugisha. Arambwira ati rero Claudine, twarabangiye kinini amezi umaze hano, nukuri ntago uri umwana mubi, nta bushobozi ufite, ntago nakwishyuza, nuramuka ubonye ahandi hantu ujya rwose Imana izagufashe, nta kindi nzakubaza. Kuko narabonaga nta indi decision ari umuhinzi uye nkagenda, mu by'ukuri ntafite ahantu njya. Kandi dufite pasiteri twateranaga mu rusengero twabanaga, arambwira ati ariko anshakira inzu. Yari umuntu w'umusirikare w'inshuti ye, wari ufite inzu itaba, yaguze ahantu icyumba na salo, bwari ubutaka burimo icyumba na salo ariko idakoze, irimo y'ibyondo. Ngiye kumugusabira upfe kuba wajyamo hariya ko nta nzu ufite uki. Ndavuga ati nta kibazo, we ntabwo azakwishyuza, umwana niyigira imbere uzashaka akazi, wowe washaka indi nzu umaze kubona akazi. Gera numva ashima Imana ko mbonye aho nkiri umusaya. Ariko ubwo urumva ikintu cyamfashije, nafite materiyeri, muri icyo gihe natwise nari riteguye, mfite matora, mfite ibikoresho byose. Gera njya muri iyo nzu nta muriro yagiraga, ufite uruhinja, ntacyo kurya ufite mu nzu. Nacanaga agatara, hari udutara bacomeka kakaka, gakoreshwa n'amashanyarazi, nkajya gucomekesha muri karitsiye bafite umuriro. Gera nahure n'ikigeragezo cya nyiri iyo nzu. Nyiri iyo nzu bampaye. Yaraje, yajyaga aza muri weekend, ariko yari atuye kure yacu. Iyo nzu akaza gukontorora iyo nzu ye. Aravuga ati nje kureba uwo muntu nafashije uri mu nzu yanjye. Arambona, aransuza, aranganiza, ambaza ubuzima bwanjye, ambaza ibyo wanenda, ndamuganiza, ndamubwira. Haciye iminsi arigendera, amanimero ye, rero n'ujya ugira ikibazo ujye umvugisha, sinakuburira na Pampex. Ndavuga nti nta kibazo. Mu by'ukuri ko njye n'ubuzima nabayemo, nta muntu najyaga kuba nabwira ikibazo mfite. Kwa ko no mu buvugi bwacu twebwe twashobora kuba tutariye, tukoga,
tugasohoka hanze abaturanyi bakavuga ati barabana nta kibazo bafite. Yeah. Nabayeho rero n'ubundi muri ubwo buzima numva ko nta muntu ugomba kubona amarira ku maso yanjye, kubona ubuzima bundi ndimo butari bwiza. Ubwo uwo mupapa ko iminsi ishira akajyazaho akambwira tumeze ute, nyamara nta n'ikintu yampaga, ngabwire ngakira n'igihumbi wenda uteke n'igikoma. Jera hashize iminsi akajyaza yazaga muri weekend. Ubwo nufa ngo wa mugabo twabyaranye ntarampamagara twambwiye ko nabyaye. Yeah. Yego. Arambwira ati ariko wagiye umenya ubwenge wabyaye, ntabwo wabura kubaho muri no Kigali ngo uburi ibyo kurya ngo uburi igikoma uri umugore. Ntambwa nise gute mu buhe buryo ko nta kazi mfite, ko umwana ari uruhinja, ndabigenza ne kugira ko nubwo ndi umudamu ngo yango ari uburyo wabaho ngo nanje ugiye unyegera neza unganiriza mvugisha neza ngo nago najya nkuburira na 5. Okay. Mva sindi kubyumva neza. Jira uwo mugabo yarankomerekeje, yageze aha ajya amamagara kandi ati ngewe ugomba kunkunda ukemera kujya uryamana nanjye kuko namuha ubuzima bwanjye bw'uburyo naherukaga kuryamana n'umugabo cyo gihe ntwita, ariko nase nandukana n'uwo mukunzi wanjye. Arambwira ati ubu hakomeza ubuzima ukeneye n'umugabo kwitaho n'iki. Ndavuga ni ubwo buranje ajya amamagara telefone nkayifunga nkayikupa, yaza nkakinga inzu nkihisha, namenya ko ari buhazi. Uwo mpasiteri akabimbwira ariko we ntiyarazi ibiri kujya imbere. Yambwira ngo ari buhazi, nkahunga nkajya ku rusengero nkayikuruhinja, yaza akambura. Jera yigeze kuza saa 10 za nijoro, imvura irimo iragwa, numva umuntu ari gukomanga idirishya ubwo buranyica. Funguye idirishya nsanga niwe. Arambwira ngo kingura, nanga gukingura. Ndamuga ati ndavuze induru. Yeah. Icyo gihe hari mukuru wanjye wiga kaminuza yari yansuye, twararanye. Ariko ubwo ntabwo arasi ko ndi kumwe n'umuntu. Ngeze mukuru wanjye arambwira ati ariko mukingurire. Ndamukingurira kuko yagumye mu mvura yose. Arambwira ngo urakingura. Ndamukingurira arinjira. Yinjiye ikintu cyanyijije, atangiye kuvuga ngo uyu munsi urankorera icyo nshaka cyose. Ahita abona kuriri haryamye umuntu. Yeah. Isoni ziramwica, mbese ni Imana yanyijije. Najye kumva mva mukuru wanjye aramamagaye ngo nshaka kureba aho hantu utuye nze ngusure ko numvishe uko wabyaye n'ibyakubayeho. Mukuru wanjye aza gutyo, ni nk'Imana mbese yari yamuteguye kuko umugabo nyika ko yari kumfata ku ngufu. Kandi mfite uruhinja, narabazwe ndacyafite ibikomere, ariko umuntu ntago yabyumvaga. Abonye ko ndi kumwe n'umuntu isoni ziramwica, avuga bigora ngo ese burya no harayemo umuntu. Abura uko abigenza. Ndamuga ati ni mukuru wanjye. Ahita avuga ngo kengekanye ndego nzagaruka ubutaha. Aragenda. Jera uwo munsi nagiye gusenga, mukuru wanjye nawe buki arataha. Nanigishaga abana kuririmba umusande school ko nkunda abana cyane. Yeah. Nigishaga Sunday school y'abana kuririmba, kurari y'abana batoye. Nagiye kwakoresha practice, naraje nsanga inzu yayisenye, icyumba ya kibomo cyose ngagiye ngo kuyagura, na materiel zanjye zirimo uburiri byose biraho ko bishashe n'imyenda y'umwana byagiyemo imyanda. Kera numvise inyikaragiyeho, naho mfite njya ni ninjoro saa 2 za ninjoro. Yeah. Yego. Icyo gihe mamagara mama bamfashije tusengana, umwe yari afite n'umutware bemera kuncumbikira. Bancumbikiye n'icyumweru kimwe, naho ndahava njya kubana n'abana b'imfubyi twareranywe nyine wacu. Bibanaga nabo baranyakira abo bana, Mana yanjye n'inshuti zanjye. Yeah. Bambereye umugisha. Ibaza aho umwana wanjye afite, ariko nsubiye inyuma gato, icyo gihe ndi muri iyo nzu naje kugira igitekerezo ndavuga ariko uwagiwe ko twabyaranye nareba ko hari ko numvishe nimero ye ikicamo nje nagiye nkareba njera mpe ku mwana njyayo. Yeah. Kuko umva nari mfite ihungabana ryo mu nyirinzu
akashaka kumfata mbona n'undi niyo nzu nta minsi nyifitemo. Nabo twasenganaga banira kuraje ati jyayo ushaka kubona agize n'ubwoba bw'uko umwana akagufasha. Jera naragenda komanga nkomanza arasohoka. Ndamubona numva nkubiswe n'inkuba. Ambonye nawe agira ubwoba. Wa fiancé wawe. Yego. Mese uruhinja. Yahise ambwira ngo ndatakambye mbabarira. Umugabo wawe. Yego. Ngenda turaza kubivugana ati kuko hano ndi kumwe na mubyara wanjye kandi nago umuryango wanjye uzi ko nabyaye. Mbabarira ndabikemura ndakuhamagara ndakuvugisha. Jera ndamwubaha ndataha. Umunsi wose gusa icyo gihe ngera ku muhanda nikinga oya nikinga ku ruhande ndareba ko namurunaga yambaye ikote costume nk'umuntu wundi wari ugiye mbona bazamukanye n'undi musore bajya muri bisi baragenda. Nanjye nditahira negeza kamamagara ndaheba. Imunsi umwe 2 3 inzara imereye nabi Jera mfite uruhinja. Uzi inzara yo ku kiriri babiteye agahinda Jera. Polisa. Yego. Nyuma naje kongera gusubira ngenda mutunguye. Ngezeyo nahise ninjira. Nagize Imana sanga hakingwe mpita ninjira ndicara. Nicaye nasanzemo umukobwa umwe n'umusore. We yarari mu cyumba. Muri uwo mukobwa ari mushikiwe. Mushikiwe arareba avuga ati musaza wacu ko tuzi ko nta muntu nk'abadamu aziranye nabo uyu mudamu ufite umwana. Ibiti byabona ndicaye abona simvuga byamucanze nkuramo umwana ndamukikira. Umusore atsoze mu cyumba abona ndicaye. Isoni ziramwica bisabura hahera buri cyavuga biba ngombwa ko ampresent aravuga ati rero uwo musore yari mubyara we undi ari mushikiwe. Ati rero yitwa Claudine n'umudamu wanjye twarabyaranye nyuma afite n'umwana wanjye. Mushikiwe ariko bwambe agiye kumureba. Yego. Akavuga ko ari umwana we kandi ataranamubonye. Mushikiwe yasamira nk'umusazi ararira ajya no mu cyumba arakinga. Biramurenga yibaza musaza we azi bitewe n'uburyo yari amuzi ntago yumva ko yakora icyo kintu. Niko akunda abavandimwe mushaka kubwirana buri kimwe cyose buryo wumva ko ntacyo yaguhisha. Mamuziranye. Yego. Byaramutunguye. Ararira aramamagara mu cyumba nawe ndamushimira. Uwo mushikiwe. Yego. Areba umwana areba ubuzima ndimo aranganiriza ahita ambwira ngo tujyane njye kureba aho utuye. Twarajyanye turajyana ubwo tumusigaho ansigira amafaranga 10,000 arambwira ati rero musaza wanjye yagukoreye yaraguhemukiye pe ariko nabyo twamenye tubabarire. Nge nzagufasha uko nshoboye ndacyari umunyeshuri ariko Imana nimfasha nkabona akazi nzagufasha. Arambwira ati rero ntago yigeze ajya hanze. Yafite gahunda yo kujya hanze. Atari ko byaranza buri byangombwa no ku kazi baramwirukana. Genda waseka. Yego. Pe wumve ko mfite agenda. Ikira nabyanditsemo n'ubu ndayibitse. Ni agenda niwe wari warayinguriye. Ati baramwirukanye ku kazi. Ati nkubwije uko nta n'igiceri cyatanu wamubaza. Ati natwe nitwe tumusova. Ndavuga nakundi aramfasha muri iyo minsi ariko mbona nta yindi shwa kuko nawe numva nta n'ubushobozi afite ariko nyuma nawe aza konsura. Ansaba imbabazi. Yego. Numva ko mushikiwe nyine nawe yamutonganyije. Ansaba imbabazi arambwira ati naraguhemukiye mu buzima ndabyemera ariko Imana nimfasha nkongera nkabona akazi nzagufasha. Ndamubabarira Jera. Ubwo ndi muri yanzu nibwo bansenyeho n'inzu ndagenda njya gucumbika. Nyuma mvaho njya kubana n'abana b'imfubyi. Nuko muri iyo minsi ndavuga pasteur twasenganaga Jera abarokore nyine arukuntu n'ukuri Imana ijye bavugiramo. Arambwira ati rero babarira umugabo wawe kuko ni wowe wamuziritse kugira ngo atazagenda hanze. Amasengesho wasenze no musengera wowe ukamurambura ikiganza cyawe azagenda. Kandi nagenda uzagira umugisha. Ndabyumva ndamuhamagara ndamubwira ati rero ndagushaka. Araza mu rugo ndagatwe nta kindi ngushakira ndumva nshaka gusengera. Yumva sabye ntigereka ngusengere. Jena naramusengeye sinzi wenda nimba ibyo bintu abyibuka. Uwo munsi namusengeye hari kuwa 4 byo ndabyibuka. Bwarakeye azarambwira ati
bampamagaye ngo nze ntore ibyangombwa byanjye ati ngende ese ubu ugiye kujya ati ngiye kujya Zambia niho nza kuri ibyangombwa bizajyana Canada. Gerard yagiye angurira aravuga ati rero nta mpano mfite nta kintu mfite naguha. Numva ashimye Imana yanguriye radio ya Sonitec aza yizanye arambwira ati ujye ucuranga no sogokuru yambwiye ko umwana arira bamucurangira radio kumva kuko akana kanjye kaririraga cyane. Nubwo arambwira ati ariko nshaka kugenda Samedi tinzahita ngenda kuko ikintu narabuze n'ibyangombwa nzakubwira ndambwira tuzambabare n'ugenda uzambwire uzabimenyeshe gusa. Yego. Je icyo gihe sinaje kumenya n'igihe yagendeye. Hamaze iminsi nshishamo nimero y'icyumweru cyose arambwira ati ningenda nzagusigira amafaranga gusa umusanzanira radio ya my 25. Yeah. Arambwira ati gushakira amafaranga basi nzagusigire n'ibihumbi 100 ni wakora mobile money. Ariko icyo gihe ntago namenye igihe yagendeye. Hashize icyumweru atamamagara atambaza uko umwana ameze na nimero ye numva nicamo mbaje mushiki yambwira ati yaragiye ati ntago yagusezeye ntireka reka ati ndamubwira kuvugisha. Gera kuva icyo gihe numva agiye hanze sinongeye no kumenya ibye. Nongeye kumvugisha mbaho ubuzima bubi. Abo bana twabanaga ibaza aho umwana wanjye afite amezi 4 twamuhaye kawunga mu gihe abana babaye igikoma imbuto urumva twari imfubyi n'abari imfubyi turya rimwe ubundi twabaye iminsi bitariye nta mashereka. Hari harimo umusore avuga ati Claudine nta kindi twakora umwana tugiye kumugaburira tumuha kawunga n'ibishyimbo ngira urwangara rwara ariko ntiyigeze arwara umva Imana. Atangira kurya ibiryo nk'ibyo turya mu rugo gutyo umwana wanjye nta nk'ibyo abandi bana babaza imbuto igikoma amata ntabyase. Ni ukuri. Ariko shima Imana ko yakuze. Muri ubwo buzima rero naho naje kuhava kuri abo bana nabumva ubuzima bwe bimeze neza. Mukurangiye ambwa tekanye no gukodeshereza inzu nyijyamo 10,000 jera y'ibyondo nyibamo nangira ashakira n'amafaranga 10,000 ngenda kurangura imyenda nkajya nzunguza. Nkazunguza imyenda uko nzunguza imyenda ni kuhura na polisi nkiruka nasize uruhinja mu baturanyi nuko nkabana nkataha ntanacuruje kubera gutinya ko bamfunga. Ubuzima nabwo buranshanga naho mbura kwishyura inzu nyenze arambwe na mukuru wanjye nawe haza kubura amafaranga nyenze arambwe ati rero mu inzu yanjye. Je icyo gihe hari umukobwa twari tuziranye wabaye mu rugo cyera ko mama wanjye yakundaga umuntu babaye wese yamuhaga ubufasha ukaba no mu rugo. Yari yarabaye mu rugo ariko ubuzima buza kwanga nyine we ajya mu mayoga n'iki ajya mu buzima bwo mu muhanda. Azambwa ati Claudie ubuzima uri muna nta ufite ujya ngwino basi tubane uzagira icyo nzarya. Jera yabanaga n'abakobwa b'indaya bamwe batabasinze bagatari nka bane nk'inshuti ze niba bahuriye mu kabari nawe akaza nabo bakatahana mfite uruhinja basinze tukaryamana nyine aho twese yari chambrette turi nka 6. Ariko nukuri yaramahiraga yarageragezaga akavuga ati urya aho niho nongeye kumenya ngo umubyeyi yararya akanywa n'igikoma. Nyuma yaho ngaho byaje kuba bibi aho hagiye haza n'abandi bakobwa nka 8 z'ijoro agakoma ngazanye n'umusore kandi ndimo n'uruhinja ngira mbona ubwo buzima nkabyuka ngiye n'umwana wanjye twajya hanze. Naje kubona ubwo buzima nta bushobora ntangira guhiga akazi ntangira noneho kubwira inshuti ko zamfasha zikanshakira akazi. Imana yaje kumfasha ubwo naje kuza kuvugana n'umugabo wanjye ageze ambere ambwa ati rero ngiye ntago ndafatisha ariko nimfatisha ubuzima nzagufasha. Nyuma akambwa ati ariko uzashakisha uburyo wabaho ko sinifuza kuzakubona bikoreye agataro mu muhanda. Navuga ati Imana izamfasha ntuzigera umbona nikoreye agataro. Yego. Nuko Jera mbaho muri ubwo buzima naje guhiga akazi ndakabona muri Tapandigo ndagakora ubuzima bugenda neza none njya kwibana umwana wanjye ubuzima none butangira kugenda neza. Icyo gihe we ntiyanatekerezaga ngavuga ngo ese uha mwana bite. Jera nkajya mbona amafoto Zambia ari muri parke
ameze neza yasohotse kandi akambwira ko atarafatisha ubuzima. Nza kubona afite na sheri muri Zambia. Ntatateke nkubwo ati ubu ntunatekereza ko n'umwana yakenera n'icyo kurya. Reka ntajya nsubiza. Gusa igihe kimwe hashize igihe yaje kunyohereza 80,000. Arambwira ati ntuzajye ikintu muzima uzongera kumfasha ngiye kumbaza kuko ngiyewe nkeneye gutera imbere nawe uzashaka ubuzima bwawe. Kuko ibyo bintu narabikubujije ngo ko uzahura n'ibibazo nguza kubyara wanga kumva. Emera rero ubuzima bucemo. 80,000 sinzi ikintu byari kumfasha ariko nagerageje nyine kubikoresha. Icyo gihe nyine Imana yafasha mbona akazi ariko icyo gihe muri Tap and Go nakoreshaga imashini. Hashize iminsi nabwo abikorera barazigura. Numva nari umukozi w'ukwezi ntaravuga akoramo n'ukwezi. Barazigura tatubura akazi. Ubwo hari umukobwa twabanaga nawe yari atwite ndamuga ati rero nawe wahuye n'ubuzima nk'ubwo bwanjye ndamuga ati no tubane nanjye tuzabana nkuko nanjye ubuzima naciyemo nawe ndamukomeza. Ariko yari afite akazi keza pe. Muri icyo gihe urumva twafatanyaga kwishura inzu dufite n'umukozi. Kakazi kanye ngiye karahagaze. Gahagaze jera yarabyukaga kambwira ngo Claudine byuka ujye gushaka akazi. Narahahaga nge memba n'umukozi. Ariko ntiyarebye ko nanjye hari icyo nakoze mu rugo mu gihe nari mfite akazi. Arambwira ngo uzabaho ute kufite umwana. Hambwa ati muri uyu mujyi wa Kigali ndashaka kiraha akazi. Kwigihe kinini nahiza akazi. Jera najyaga ngenda nkajya mu maresitora mu mujyi hose mu tubari nkashaka akazi umuntu akakubwira akambaza ngo ninde wakohereje kuko tukeneye umukozi. Hambwa ati ngiye nkeneye akazi kuko ndi mu buzima bubi. Umuntu akavuga ati genda tuzaguhamagara. Hambwa ati rero nahiza akazi igihe kinini. Naka nakoraga n'inshuti yanjye yamuje n'umuntu. Urumva nzakura akazi. Nanjye ndi gutekereza reka ntekereze neza uburyo natangira kwirukanka nkongera nkako nakabona. Jera we yajyaga ku kazi. Barabagaburiraga. Akavayo yariye ntatekereza ko mfite n'umwana. Cyakoze ari gihe amuhamagaraga ko buri wese afite icyumba cye akamuha nk'imbuto kuko yabaga afite imbuto mva yaratwite. Jera inzara yaranyishe nanongewe ubwanjye. Kugeraho nafite telefone ngenda nabaga Nyamirambo njya ku isoko Nyamirambo njya kwigurisha bami 1,000 ya smartphone. Ndayemera ndafata kubera inzara. Ndazi icyo gihe nteka igikoma ndanywa n'umwana. Arambwira ngo nudahaguruka ushaka uburyo gushaka akazi sinzi uburyo uzarya sinzi uburyo uzabaho. None se wenda twihuse. Yego. Ubwo bundi buzima bundi waje kubamo kuza kugeza. Yego. Niba urakundanye simbizi aza kubyara. Nabayeho icyo gihe mfite igikomere ntinya gukundana. Natinyaga gukundana cyane ko numvaga uwari wese nakundana nawe. Pe bajyaga bambwira turi mwiza ko na famille yanjye bambwira ati shaka washaka Claudine ko nkumva mfite ubwoba. Yego ariko ubwo icyo gihe mbere yuko mpura no twabyaranye nakoraga muri hoteli. Hari umusore twamenyanye wazaga muri hoteli ariko yari umurundi. Nkamusavinga arankunda ariko yarakuze cyane ashoka nko muri 40 na gutyo. N'icyo gihe mfite nka 20. Arambwira ati nge naragukunze Claudine nubwo uri umwana nagushaka ariko nkujyana i Burundi. Ndamubwira ati hoya nkabona nakuze nkambwira ati hoya ndacyari umwana. Yo mufiance wanjye. Hoya wongewe no twamenyanye muri hoteli mbere yuko menyana na wawe undi twabyaranye. Yego. Ubwo icyo gihe we nukuvuga ngo yajyaga aza muri hoteli akansuhuza. Akongera akagenda. Uko yaje mu Rwanda naranahavuye aho ngaho akamamagara Claudine ngwino gusuhuza. Ngiye nambwiye nyine ko tutakundana akuze kandi atananshaka ngo njye kubi Burundi. Yego natinyaga i Burundi numva ko abinambara buri gihe nkatinya. Nuko ndangije ndamwandika kandi ngewe ntago nashaka n'umuntu ntakunze ngo numve ko mukunze mu mutima. Yego aranyumva pe yari umwana mwiza cyane. Yaza mu Rwanda akavuga ati nzaza ngusuhuza akansuhuza Jera akama n'amafaranga. Ambera imfura. Ubwo icyo gihe yaranze ndi umwana n'undi umukobwa. Nyuma none yaje kugaruka narabyaye aramamagara. Ati ndi mu Rwanda wansuhuza nti ndamwana ariko narabyaye. Ati byakugendekeye gute ndamubwira.
ati zana umwana uzane n'umwana nsuhuze. Jera naragiye kumureba turaganira ama n'amafaranga arambwira ati komera. Ndamubwira ati rero nyine no kuzana diplome yanjye hariya ko nashaka akazi ku ishuri ama n'amafaranga yo kujya kuzana diplome. Yego. Arongera isubirira i Burundi. Ni ukuri uwo musore mu buzima twamenyanye imyaka myinshi hafi nk'ibiri. N'icyo gihe nakundanye n'uwo twabyaranye twari tuziranye. Ariko ntiyigeze anankoraho cyangwa ngo ubone ko umuntu agufitiye n'irari. Ntiyigeze nshukisha ikintu na kimwe. Yego. Yaje kugaruka nanone n'ufite icyo gihe namweretse umwana turaganira yikomereza ubuzima avuga ati nta kundi Imana izagufasha ubeho. Nagiraga nimero ye yo mu Rwanda gusa iyo mu Burundi nanagiraga. Jera yaje kugaruka muri cya gihe wa wundi uwo mukobwa twabanaga wanyicishije inzara maze nk'imisi nk'itatu ntarya Jera no kubyuka bidashoboka nywa amazi gusa kugeza aho najyaga gusura abana twasenganaga nkajyaho kumusura ngira ngo ko ndyaho saa sita kuko akana kanjye mva kari gutangira kugenda. Nyirinzo twakodeshaga yaragakundaga ko yari afite abana bakuru biga kaminuza akakagaburira ngiye nkasigara ari nge kibazo. Nuko yaramamaga ati ndi mu Rwanda ese waza ukansuhuza. Njya kumusuhuza yabaga ari muri hoteli ndamusuhuza turagana mbaza ubuzima ameze gute abonye akazi hoya. Jera icyo gihe nashatse umununguza ati 1000 cya tike. Njya kumura ko iyo najya kumureba kenshi yakundaga kumfasha akamwa amafaranga ati gendere yo kubona n'ikikoma. Icyo gihe nagiyeyo nkigerayo nkimubona namubwiye ngo banza ushakire icyo kurya kubera inzara nitira. Yego. Siyanywaga inzoga ko yari umusilamu anshakira fanta icyo gihe anshakira na boyiro aho hantu ndarya nuko turaganira mubwira ubuzima. Arambwira ati ariko ngiye naragukunze numva ko nagufasha nkanagushaka ariko si wabyemeye ariko nta kundi nje nzaguma mbi inshuti isanzwe. Nje icyo gihe nari imaze hafi umwaka n'igice ugiye gushira imyaka 2 nta mugabo nzi nta rukundo ntakunda numva nari mfite ihungabana ryo gutinya n'igitsina gabo. Urumva nk'umuntu uko nawe twaganiriye n'ibibazo mfite nawe byanangiye turyamanye uwo munsi. Yes. Yego. Aragenda mu byo kurumva ubuzima nge nabayemo sinari nzi n'ubucakura byo kuvuga ngo iki niki wenda ari imiti unywa ukabutasama ntabyo narinzi. Nawe icyo gihe yavuze ati ibi bintu ko bidutunguye ntago mu buzima najyaga ntekereza ko nge hagati yawe nge nawe ari ikintu cyaba ntago wenda niteguye mu buryo runaka. Tubwira gutyo Jera icyo gihe nasama indende. Wa mwana wanjye muto afite umwaka aracyari gato yumva n'ubuzima bubi yari yaragwingiye ari gato cyane. Yego. Ndasama sinabimenya hashize ukwezi nsanga narasamye. Jera nabaye nk'umusazi noneho nta kazi no kurya n'ikibazo hagiyemo n'inda. Ndamuhamagara nimero ye nticamo nageraga iyo mu Rwanda muburira irengero mbura n'uburyo nabubwira ko yaneye inda ndatwita. Ubwo naje mbonye ko ntwite mva aho ngaho mukuru wanjye aza kundangira akazi mu Baturukiya ndatwite njya kubakorera Abaturukiya ntago ushaka kubakorera utwite udafite umugabo. Mbonye maze gukura nahagira igikundiro bakankunda kuko mu buzima busanzwe nkunda gukora. Iyo ngeze ku kazi ndakuba nkakora cyane barankunda amagiye igikundiro ariko nkafite cya kibazo cy'uko ntwite. Nza gukundwamo n'umuzungu w'umukobwa aravuga ati rero waza ukajya kunkorera mu rugo ukazaguma kuri ya salari yawe yo muri kampani. Nabwo mbagize Imana ndavuga ni Imana ishimwe ko ni mu rugo iwe niyo natwita n'umukobwa azabyumva uko ntwite. Mva muri kampani njya gukorera umuzungu. Uwo muzungu urumva kampani yari ndekuye ntakiri umukozi wayo. Njya kumukorera hashize makoze ibyumweru 2 aravuga ngo iwabo hari intambara ababyeyi be bari mu bibazo aragiye. Jera inzara yaranyishe ndatwite mfite na wa mwana mutoya kugeza aho abazungu bagira ibiryo barya kubishobora byakugorora umunyarwanda
nkajya mfata amakaroni nabonaga ntazi ubwoko bw'ankatogosa nkayarya nkapfa kurya, agira mu kabati amacupa y'inzoga nkayanywa kugira ngo kubera inzara, nabyo birashira hasigara ibintu by'ibirungo mbona ngiye gupfa. Icyo gihe ndari maze gukura ngeze mu mezi 7 Jera narayihishaga ku buryo utamenya ko nwite. Noneho icyo gihe mukuru wanjye nari narabihishe nyine. Umvaga nawe wabahera none. Twarigeze guhura arambona arabikeka. Noneho icyo gihe hari ibintu imiryango ikora cyangwa ababyeyi bamenya ko umukobwa atwite cyangwa ubikeka, aho kugira ngo mushaka uburyo mwamuba hafi ahubwo mukamugira nk'igicibwa. Wese yahise abwira abavandimwe ati umenya twite na mwe nameze nk'utwite, ati ko kuwa kabiri afite n'uwa mbere mutoya, bo ntibamenya n'ubwo buzima bwose naciye kandi nari muto, bari bakwiye wenda kumva hafi nk'abavandimwe byose simbiciyemo. Ndihangana umpamagaye kuri telefone Jera inshuti zanjye zose zari zarancitseho ntazikizibona, uhamagaye wese umpamagaye akambaza ngo twumvishe ngo baguteye inda, telefone nyikuraho ndahahamuka ngira ihungabana riteye ubwoba, nkajya nizirika kubyo nkambara kubyo namenya ko nanatwite. Icyo gihe umuzungu agiye nyirinzu nawe ahantu nabaga nayo inzu igezemo amezi 2 abonye ko nakijya ku kazi, arambwira ati rero inzu yanjye ndashaka ngiye kuyivugurura. Jera byaranshanze mbura ahantu njya, mbura aho nerekeza. Wa murundi nta kugaruka? Yego, nimero ye nayicishagamo nayifite iyo mu Rwanda yakoreshaga ageze mu Rwanda. Uyu munsi ntabwo arongera kugaruka se? Yego. N'uyu munsi? Yego. Ubu hashize imyaka ingahe? Ubu umwana wanjye afite imyaka 7 umuto. Umurundi ntabwo aragaruka? Yego. Nta nubwo azi ko yarabimenye. Yarabimenye. Yego. Yaje kure umwana se? Oya. Yabyakiriye gutemenya ate? We yabyakiriye neza. Kuko nukuvuga ngo nongeye kumva yongeye kumenya ko ntwite deja ndi kwa muganga nagiye kubyara. Abifata ate? Nagiye kubyara Jera nta mituweli ngira kuko muri icyo gihe ngiye nashakaga gupfa. Umwito umwana kabiri nashakaga gupfa. Numva ubuzima narabwanze shaka gupfa nanga no kujya kwa muganga ko n'ababyeyi bajya kwipimisha inda. Njya kandi ubundi wabazwe mbere ugomba kujya kwa muganga mbere kugira ngo utazagira ikibazo. No kubagwa itishemo undi mwana n'ibindi bibazo. Ndatwita ndavuga ngo sinzajya kwa muganga mana shaka gupfa. Sinari nzi n'igise kuko wa mbere namubyaye ntafite ibise, urumva nari mfite hypertension barambaga. Bimfashe mbaza abaturanyi se nibiki ko ari ibintu biri kundya. Bati ni ibise njya kwa muganga Jera nta mwenda w'umwana nari mfite. Habe n'ikigoma, habe n'agasa, habe n'ikintu na kimwe nta na mituweli noneho mfite. Biba ngombwa baba mama banagira moto njya kubyara. Gutyo. Kuko n'ubundi numvaga nshaka gupfa. Nta nuwo nigeze mbwira ngo nta n'agasabeti k'umwana mfite. Jana nageze kwa muganga abaganga bakajya bavuga ati uri muzima. Kugeza aho ugira ibise bingana gutya warabazwe. Navuga ngo mumbyaze cyangwa mubireke. Kuko ngiye numvaga nariyanze. Yego. Abaganga nabo birabarenga bakasubira umuntu bitebye. Gusa icyo gihe hari mu matwa duturanye twite aza kunda kwa muganga mbyara hari. Ambyara nta mwenda w'umwana mfite. Barambaze nabwo ndabyara. Nuko bampa imyenda y'umwana kwa muganga baramfashije. Rero kuvuga icyo gihe nabyaye naje kubona nimero impamagaye yo hanze nditaba numva niwe. Tisa makuru yawe twaraburanye. Ndamuga ati yo narabyaye wasize unenda. Yarambwiye ati yo ntago nabimenye gusa pole gusa icyo gihe Burundi hari intambara. Yego. Abura uko azaravuga ati sinabona uko nza agahamagara inshuti ze ziri mu Rwanda z'abarundi uwungezeho kwa muganga nuko. Ariko Jera icyo gihe bari bagiye kumfungira kwa muganga kuko nta mafaranga nari mfite kandi bari barambaze fagitire iri nko mu 300. Yego. Yego. Ubwo icyo gihe kuva kwa muganga byo n'ubundi buhamye. Nuko ariko nyuma yaje kumfasha ariko nawe ubuzima buza kwanga kubera mu Burundi intambara. N'isaha yabuze ko yagaruka. Nagarabona umwana. Ariko nawe yaje no gushaka mu Burundi ari Mariya. Naho undi twabyaranye umwana wa mbere yari Mariya. Yagarutse mu Rwanda yavuye Zambia naho byaranze agaruka mu Rwanda. Aranimariye mbona yasezeranye. Murahura?
yaje kugera urumva njye nawe mfite n'iryo hungabana arambwira ati gusa narasezeranye ariko ubu ndumva nafashe umwana aza kundeba abona nanjye ubuzima nabuciyemo ariko ngerageza gukomera asanga nta kibazo mfite hoya Gera aza arambwira ati ngiye gufasha umwana ndamubwira ati nta kibazo ariko ugategereza ko umuntu hari ikintu yakora reka da nyuma arambwira ati rero vana umwana yiga muri leta vana umwana muri leta umushyire muri privé ndashaka kumurihira nshaka noneho kuba umubyeyi nshaka kumufasha ndabaye umubyeyi gito ubu ngubu ndumva nyine gufasha umwana wanjye kuko ubu byaranabyaye deja no kundi umugore ndavuga ati nta kibazo Gera nafasha umwana urumva na wa wundi bose bajyana muri privé yishyuye igihembwe kimwe arambwira ngo babyumvikanyeho na madamu we ko bagomba gufasha umwana cyangwa rufasha bagiye kuma wenda bukajya buca kuri konti cyangwa kuri momo wenda njye ntanahuye nawe ndavuga ati njye nta kibazo n'ubundi sinyeneye guhura nawe mu buzima bwanjye kuko afite ubuzima bwarimo nanjye mfite ubwanjye ngo kurera Gera ntigeze yishyura ishuri yishyuye igihembwe kimwe ubundi ku ishuri bakajya bamamagara uniforme amakaye abari njye nshakisha ndabibona ku mwana ku ishuri bakajya bamuhamagara ati ejo hari uwo nabishinze we arambwira ngo yabishinze umugore we kuko umugore we yaketse ko twajya duhura ariko ntabyo bakoze kugeza n'ubu ubu ninjye nishyuye mpaka umwaka washize wose mu gushakisha ibibazo ubuzima bwo muri Kigali mfite abana 2 nta kazi ari ibiraka gushakisha kitaza ngo we yarambwiye ngo ntago arafatisha ubuzima ngo mu Burundi nyine ubuzima bwabo ngo byaranze n'akazi ndamihorera kurumva namenyereye kurera ndiyakira ndiyakira ndavuga ati Imana izamfasha abana nzabakuza ariko ubwo buzima bwose naciyemo Gera narakomeye ni ukuri nkomerana n'abana uyu gute Claudine uyu munsi ubuzima buragoye Gera i Kigali kubona akazi nta kazi ufite nta kazi mfite muri biraka hari abantu bamamagara gutekera abanyamahanga hari abanyamahanga bakeneye abantu bakora amasuku kumutekera ariko abenshi bamara nk'iminsi mike mu Rwanda bakagenda yambonye nk'ibyo biraka nibyo njya nkora ariko mbonye n'akandi kazi ngenda ndepoza ngashakisha ariko hanuka nize comptability ngashakisha ugategereza nyine ko bazaguhamagara nkabaza ariko mu by'ukuri ko bitarakunda ndategereje nziko Imana izamfasha muri ubwo buzima nyine bwo muri Kigali ukodesha ufite abana 2 bakeneye kujya bakurebaho buri kimwe biragoye cyane ariko hamwe n'Imana birashoboka muri kano kanya wumva wamubwira iki wumva yagufasha iki dusoza mu buzima umuntu uri kutwumva icyo numva yamfasha mbonye akazi gashaka kumfasha kubeshaho abana cyangwa n'ikindi kintu nakora yaba mfashije mu buzima ko nanjye byamindurira amateka yego Claudine dusoze nyine utwumva muri kano kanya wifuza gufasha Claudine murambura ibiganza agira icyo abona nawe ubuzima bufatisha inkutu bwe niyo 100%. Iyo ni ukuri. Yego. Wumvise ko yababaye yaciye mu buzima bukomeye cyane n'ubu ngubu bitoroshye bitewe n'ibyo bintu nyine by'amateka atari meza yaciyemo. Vuga nimero telefone yawe Claudine hagira umuntu ugufasha. Yego, nimero ndi gukoresha ni ya musaza wanjye kubera ko ngewe mfite amadeni kuri telefone. Yego. Ni 079 6 08 6 7 Jansonde. Ibariho Kumbuka Samson. Yego. Kumbuka Samson. Yego. Claudine wakoze kubana natwe mu kiganiro inkuru yanjye kandi ukomere, sibyo? Uri kutwumva twizere ko ari ikintu bazagufasha muri ubu buzima urimo. Thank you so much. Urakoze cyane Imana iguhe umugisha Gerard. Nuko mu mwanya wawe. Sawa.